ako kuko ndi kubyumva njyewe ubanza ari intumwa y'isake y'Imana. Uvuze ngo iki? Ni intumwa y'isake y'Imana. Ni intumwa y'isake y'Imana. Ibintu biracanganye. Uzi ko Yesu bamwambika ariko Bibiliya bitwereka bamubambye haganaye. Muri Babyloni ndakaswa. Nyumvira pasiteri ndagaswe no mu rusengero. Nibyo wambwira? Nibyo. Yesu ubundi uba wabimbwiye gutyo simba nagusubiza. Nyine ni haganaye. Mu kuvuga ngo Yesu bamushyinguye urusorozo. Urabizi ko Imana yirirwa impanga igataha Rwanda. Banange urusororo rero. Hano yacanzemo ni fresh. Niko bavati ngo Imana y'u Rwanda y'u Rwanda. Umugande rasigo nakote. Ndagaswe njinji. Meze ute rasta? Cyameze neza. Twaherukanaga kera ku ishuri Imana. Kera turi ku ishuri. Ni akazi se? Akazi se? Hanze akazi karabuze nese ko ntabwo umuntu warabaye rasta n'umusatsi yagaragara igizira ni gasuti wakabonye dore none njyewe ubundi icyango cyanjye ndiyo do base bana kintu tusatuguriye ese subizi ko mvuye hanze ejo bundi reka nkwereke rero akazi karabuze muri iyi minsi reka dushinge business na Uganda narindi naho byaranze no mu Burundi ho narinzi ko ngiye gutera ayo mani rangamuntu bahita bayincapura babara reka hari ahantu se wagiye gutena nta biceri nta bushobozi umva wakintu reka ngutere reka ngurabure ball reka njyewe ujye gushaka abakristo njyewe mbe pasiteri wowe mwarimu tujya amaturo waki ase Olive tuvugisha uko ugiye kongera kugara bwa butubuzi mbashe ni kwisi meze ukabona se wabahute byijaza wakiri kuvuga ngo haleluya umva mwari mu Imana arakani mujyamo n'inyikangisha ngo mwasizwe amavuta nanjye narasizwe kandi hafi gikotora ari ni gikotora nyine umva turekera wakinwe kabura ko reka tubikore kuri kondisiyo yes iyo kondisiyo reka manze kubera amafaranga oya buretse ngambwira ndimo ndakubwira ngo tugiye kubikora kuri kondisiyo kubera amafaranga turakora kuri kondisiyo zimeze gutyo urumva niba tuvuze ngo ugiye kubwiriza yes ni ukubwiriza hanyuma ongera akantu gatoya ngo abamarayika bakaza tukajya mu mwuka ahubwo tubirepete ahubwo wabigenzaga gute subiza ngende mu kigo gute Yesu abaraje yes Yesu ageze he i Betelehemu hanyuma Yesu azura Lazaro yari yapfuye nde wibitindaho ndabizi kuri pasiteri urabizi noneho tugiye kujya tubarana gutya ngiye gushaka abakristo ubundi iyo niyo business urumva yes buri mukristo azajya tura ako bafite n'akantu mani nyine bafite akantu za mukristo mu rusengero rwacu uzajya utura ako zikari ikintu nibutse umukristo uzajya uza gusengera iwacu ntabyo abadafite imodoka ajya byihorera ikintu nibutse Korodina duturanye afite Bibiliya noneho zajyamo nka 25 oya nako sasa tugiye gukora amafaranga menshi tuzajya tumuha nka senyi senkisi azajya ubwo no kuyigukodesha hanyuma njye abo bakristo ngiye kuzana bakiduha amafaranga batuye uzajya tura 5 igihumbi 2 tuzajya tugabana gutyo tunganye natitengura pasiteri kuba diakoni okay ahubwo gahunda niyo ngiyo yes tugende kanyure mu bantu noneho urumva ntangire nshake abagomba kuza wabwira wakinwe ko na Yesu ari ku muryango ahubwo Yesu yahageze wabwire ko wabonye umuntu ufite amavuta nayo mfite twagiye gahunda niyo ngiyo yes ubwo ngubwo noneho reka nyura gutyo tuzasubira Salamu sabdo. Salamu. Amakuru y'imezi. Amakuru ni meza. Ese wamenye ibyabaye? Ndaburase. Ara hepfo haje agakiza. Haje agakiza ugomba kujya gusenga. Uri kujya gusenga urumva se man. Waje ukajya kuhanyereka bigishyushye tukajyana. Ukihagera gutyo uza amahirwe uri guhita uhakura. Ushobora kugerayo ugasengerayo. Icyumweru cya mbere, icya kabiri, icya gatatu ukahakura imodoka. Amano nzahaje. Amane kora hano mani uri umuniga mani. Urumva tura. Ntabwo urenza amafaranga inote y'ibihumbi 5 ariko narengeje nabyo nta kibazo kubera ko amahirwe uhakura nta n'ahandi hantu wayakura ibyo ndi bavuga ngo Yesu ara nta nubwo Yesu yaje arahari
mani umva se mubwire ejo bundi hari ahantu yarotse kuko barantuburiye wowe nuko nawe ibaze urifata ukajya mu batubuzi hari ahantu nk'aho ngaho ugera wowe mani wowe uri kunninza uvuga ngo Yesu wowe uri kunnindira tugende ujye kuhanyereka mani sibyo se ahubwo ni ufite gahunda gahunda kandi urusengero ruri hanyuma saa 9 nibwo amateraniro ari gutangire uze guterana n'abandi ko twagenda none kwa ni kugenda gutya umuhanda none rero mani urabizi uri umushuti wanjye twaramanye kuva kera ebana akabisi n'agahiye twaragasangiye ni ibisanzwe agose aragivuga ngo akabisi n'agahiye twaragasangiye arakaniga yese ngo basumwe wanzanye no kuka we tuza manze nkubwira ibintu urumva urabona ko kera nubwo wenda twaguye ariko twarasengaga twasubize se ko twasengaga neza ubwo wajyaga gusenga ugiye kureba Benito ariko warasenga urasiza ko nyine umuntu akitwa ko agiye iki mu rusengero noneho ikintu rero nshaka kukubwira urabona muri iyi minsi urabizi ko hari hasanzweho ibintu byo gusenga mu byumba by'amasengesho noneho habaye ikintu bita amateraniro harazamo n'abazungu harazamo n'abazungu kandi urabizi batanga twa shokora icyo no kugira ibigambo byinshi wowe ndakubwira icyo kugira amagambo wenda kumbwira ati wenda dore ngo mwikora ahantu biri kubera ibintu by'ibigambo ntabwo bikunda bara cyane sibyo ngatse bikubera hari icyo ngo kugira amagambo mwanza ariko mbajya umubwira inkuru nyikubwire yose ukira niba wenda urumva bari gutanga amafaranga ndeka kubikubwira se wabanza ukanahangiza bwatuzeye nahanga ukabimbwa wanangije nyine wowe wikirukanka ndacyakubwira arakantu mbishemo ka shokora ndakumvishije shokora zirazamo usibye na shokora kujya ebana n'ibiryo birimo we nugira ikibazo ni mu bakire umupasiteri nyine waje uvuze ibiryo cyaba ari ikiramuvuze ni ibicyo uvuze ndavuze ibiryo nyine turaza umuceri noneho urumva ayo materaniro ukuntu ameze bisaba kujya gusengayo we nujya gusengayo ntugire ikibazo uragenda usenge urumva baraguha shokora baguhe n'ibiryo ariko nawe urumva kugira bakubone nk'umuntu wiyubashye utaza kuzana ibyo bigofero byawe ndabizi ubu ngubu wajya gusenga iyi ngofero reka kumva we na pasi nama navati murafite ubukene n'umuzungu nawe nama navati murafite umukene kamuremere ibyo umuceri ama n'inote ziwe nazo nkora iki nzirye ariko ubundi ubona ufite ubwenge buzima ubwenge bwo burahari nibwo rero bukere ko nyine burahari nibukere ko burahari nta kibazo noneho ukuntu ibintu bimeze cyangwa se biri tugiye kugerayo nakwereka hanyuma numara kuhabona ikintu usabwa ukuza mu materaniro nimugoroba nge kundi kumva neza wenda nk'umuvugo wenda bambone neza wenda babona ko natajya nkwininda nanatura wenda natura iryo cyangwa se ako ndanatura n'ubusa ndatura ubusa ari ukuntu nyine zibanze wumve ari uko ako kantu uragasanga ceceka tugende makwereka unahabone neza sibyo ako umuceri igitangaza umwana wagakiza kubuntu amen igitangaza umwana wagakiza umwana wagakiza namarukiwe n'ukabimana haleluya ubugingo bwikizwe igitangaza uko nawagakiza umwana wagakiza kiwe n'umwuka w'Imana haleluya mwuka wera manuka haleluya amen dushimiye Imana ko duhaye irite amen Imana ishimwe ko yongere kuza muri twebwe yewe amazina yanjye unyite Mr. Oliver cyangwa se Master Oliver uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana ngiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu mubwiriza ibice bitatu utwa amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo muvuge ngo amen umurongo wa mbere avuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambye munsi y'ijuru gifite umwanya wacyo ashaka kuvuga ngo igihe turimo uyu munsi ni igihe cyabyo n'Imana bigeneye umwanya wacyo amen
hanyuma amavuta y'Imana amanuke kuri mwebwe kandi ubuntu buva ku mwami wacu Yesu Kristo busange nabo. Tugiye gusengana niturangiza duhamagara abamarayika baze. Imana ibahe umugisha. Reka tusabe Rasta haguruke hanyuma adusengera Imana. rero ni mukuru w'itorero no guciye mu ijambo wakomeza udusengera ntabwo njyewe nari mbimenyereye. Arakoze ntabwo yarabimenyereye nibwo bigitangira murabibona. Hanyuma dushingiye ku ijambo twavuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, tugiye kubwira Imana igira ibyacu igenera igihe cyabyo. Yaba ubuzima bwa buri munsi ducamo, Imana ibigiye ubugenere igihe cyabyo mu izina rya Yesu. Turakwinginze umwami w'abami mu izina ryawe nyiribihe, duhamagara abamarayika ngo baze ugire ibihe ibintu ukora muri iki bihe byaho turimo nonaha mu izina rya Yesu. Mu byose ubigene turakwinginze ngo ukomeze ubane natwe, twike imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turuka mu birere, mu izina rya Yesu byose turabitwitse mu izina rya Yesu. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, ukomeze ugenge ibihe byacu byose. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Mwese twasomye yari menshi ariko twasomye he? Twasomye ubu ahantu hose twasomye 1990 nta n'umwe wibuka. rero Ibyo gusa bagurukira mu rusengero ugenda. Reka tubaze Dabo. Ejo bundi ko tugiye kwizihiza Pasika, iyo tugiye kwizihiza Pasika ubwo haba habaye n'izuka rya Yesu. N'izuka rya Yesu. Hanyuma mu minsi yashize bamujyana kwa Ponsiyo Pilato n'inde bamugambaniye. Ni Yuda Iskariyoti. Bamaze kumuvana kwa Ponsiyo Pilato ko ari inkoko yabitse abantu bose twabari bahari. Iyo nkoko yari yo kwani. Iyo gukora iyo. Ako kuko ndi kubyumva njyewe. Ubanza ari intumwa y'isake y'Imana. Uvuze iki? Ni intumwa y'isake y'Imana. Ni intumwa y'isake y'Imana. Ibintu biracanganye. Reka tubaze na Rasta nawe. Reka tubaze na Rasta tubwire. Rasta reka tumubaze nawe. Ko tuzi ko Yesu bamwambika ariko Bibiliya bitwereka bamubambye haganaye. Ni ukuvuga ngo Yesu arya warumbajije yumvira Babyloni ndakaswe. yumvira pasiteri ndagaswe no mu rusengero. Ko tuzi ko Yesu bamwambika ariko Bibiliya bitwereka bamubambye haganaye. Nibyo wambwira? Nibyo. Yesu ubundi uba wabimbwiye gutyo simba nagusubiza. Nyine ni haganaye. Ni ukuvuga ngo Yesu bamushyinguye urusoro. Urabizi ko Imana yirirwa impanga igataha i Rwanda. Banange urusoro rero. Nyine banzo binavuze nibyo bizi ko yavati ngati Imana yirirwa hanze. Ari akantu yacanzemo ni fresh. Ni kuroto babati Imana yirirwa hanze igataha i Rwanda. Numva nawe ayici akantu wagira yaramaze imyaka 100 kumva ko Imana yagiye hanze none igarutse mu Rwanda bayitegera mu Rwanda. Rukumva Rwanda cyo gutaba bayicira mu Rwanda kanashingwa he mu Rwanda. Numva ko akura afite ubwenge akumva pastor umuntu bundi pastor werizo ngo pasiteri banze baramutora. numva niba bati numva ni ibintu aya makuru akumiro ni cross rya rugendo umugande Rasta ubwo nakote ndagaswe injingi.